nta nubwo bari bava mu ndege kuko nibwo ikimara kuhagera. Rero twari twabategereje koko, ariko kuri iyi saha namwe nk'uko mwari mumaze kubivuga, nk'uko byari byanatangajwe kuri Twitter y'Ubwongereza, niko byagenze koko, bamaze kuhagera aba bashyitsi b'Imena. Nakubwira ko iki gikomangoma cya Wales mu bwami bw'Ubwongereza, Charles n'umugore we, nubwo tutaramenya koko niba n'umugore we bazanye hano i Kigali, aho bitabiye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ni inama izwi nka CHOGM iri kubera hano muri Kigali. Muri iyi nama ya CHOGM, Prince Charles araba ahagarariye nyina umubyara, akaba n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri utabashije kuboneka ahangaha. Ubu rero turategereje kugira ngo aba bashyitsi b'Imena basohoke mu ndege. Biteganyijwe ko ubu ngubu minisitiri nako ambasaderi w'Ubwongereza Johnson Businge ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, peteroli na gazi Karitanyi aribo bagiye kwakira uyu mushyitsi w'Imena ahangaha kuri iki kibuga cy'indege cya Kigali ano i Kanombe. Rero ubu ngubu dutegereje ko ibirori aka kanya bigiye gutambuka, ariko twakibutsa ko ku mateka y'iki gikomangoma cya Wales mu bwami bw'Ubwongereza, ubusanzwe amazina ni Charles Philippe Arthur George, akaba umwana w'imfura mu bana bane b'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, aho aje ahangaha kugira ngo yitabire iyi nama ya CHOGM u Rwanda rwakiriye. Aje asanga abandi bayobozi batandukanye bitabiriye iyi nama. Ubundi bizwi ko abakuru b'ibihugu n'abahagarariza guverinoma mu bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza aribo nk'uko twabimenyeshejwe bagera kuri 35 aribo bazitabira iyi nama, ariko muri rusange abazitabira inama bose baragera ku bihumbi bigera kuri 6. Rero Rutikanga, nk'uko munabibona ahangaha indege ubu ngubu irimo irasatira aho uyu mushyitsi agiye kwerekeza, bagahita aba bashyitsi bakuru batandukanye nabo bakamwakira. Nakubwira ko arakirwa n'abayobozi batandukanye nk'uko nagiye mbigarukamo, barimo ambasaderi Johnson Businge ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, peteroli na gaze Karitanyi, aho ahangaha ariho bagiye kumwakira ndetse n'abo muri ambasade y'Ubwongereza. Rero uko bigaragara indege inyuma yanjye irahari, ubu ngubu agiye gusohoka mu ndege ahite yakirwa n'aba bayobozi batandukanye. Mu bindi rero nakubwira ko Rutikanga, mu bindi mu bijyanye n'aya mateka, iki gikomangoma Charles twakibutsa ko yavukiye mu ngoro ya Buckingham tariki ya 14 Ugushyingo mu mwaka w'1948. Ni igikomangoma Charles mu gihe yari afite imyaka 4 nibwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yimikwaga ku ngoma asimbuye se George wa gatanu wari umaze gutanga. Mu mwaka w'1956 nibwo Charles yatangiye amashuri abanza mu kigo cy'amashuri cya Hill House giherereye mu mujyi wa Londres. Yagiye aca mu bigo bitandukanye birimo Chim School ndetse na Gordon Stan. Mu mwaka w'1967 Charles yatangiye kuminuza muri Cambridge University, akomeza muri Trinity College yo muri Amerika. Rero ubu ngubu nawe akaba yitabiriye iyi nama ya CHOGM. Nakubwira ko ni umushyitsi mukuru w'Imena mu bashyitsi koko bazitabira iyi nama mu buryo butandukanye. Twakibutsa ko imaze igihe gitoya itangiye, hari ibiganiro byagiye bitangwa zirimo za foramu z'abagore, urubyiruko. Turatsinze yego, uratwumva neza? Yego Rutikanga. Yego, ngira ngo nk'uko tubereye yego nk'uko tubereye aho ngaho ku kibuga cy'indege, byinshi wagiye unabikomozaho bijyanye n'amateka y'iki gikomangoma. Hanyuma se uyu munsi wa kabiri by'umwihariko wanatunyuramo n'abandi banyacyubahiro bagiye bagera hano mu Rwanda kuri uyu munsi? Mu gitondo twakibutsa ko minisitiri w'intebe wa Lesotho ariwe wageze ahangaha. Rero hari n'abandi bashyitsi batandukanye bagiye bagera ahangaha koko bakiriwe hano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, harimo n'umunyamabanga mukuru w'ibi bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza n'abandi batandukanye. Ubu rero aka kanya turimo ubu ngubu hari n'abandi bashyitsi baragenda batandukanye, baragenda baza, dutegereje kugira ngo koko bazitabire iyi nama ya CHOGM.
ubwo rero icyari kitubesha ahangaha ni ukureba none uyu mushyitsi w'imena ni umushyitsi koko urumva ahagarariye umwamikazi wa kabiri umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza urumva ko ni umushyitsi w'imena nawe ugiye kwakirwa ahangaha ubu ngubu harakomeza rero haje n'abandi bashyitsi batandukanye wenda hanaje na minisitiri w'intebe uburyo bahagera agira ngo n'abadukurikiye twabwira ko kuri uyu munsi n'ubundi hanaje minisitiri w'intebe wa Barbadu ndetse n'uwa Tonga bose bageze i Kigali mu Rwanda muri iyi nama ya CHOGM. Jean Paul Turatsinze niba wenda ukiri ku murongo ngira ngo watubwiye ko mu banyacyubahiro baje kumwakira harimo ambasaderi Businge ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Ubundi hari mwuka ki aho ku kibuga cy'indege cyane ko uretse aba banyacyubahiro birumvikana bo mu nzego zo hejuru hari n'abandi bashyitsi bitabira iyi nama ya CHOGM birumvikana hari mwuka ki cyane ko wageze aho ku kibuga cy'indege mu masaha ya kare? Urebye hano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali wabonaga koko imyiteguro yo kwakira uyu mushyitsi w'imena urumva ni igikomangoma umushyitsi w'imena wari witeguye cyane urebye ibintu birashyushye abayobozi batandukanye bariteguye kugira ngo mu gihe araba amaze gusohoka mu ndege ku buryo bahita bamwakirana icyubahiro Rutikanga nakubwira ko hari abayobozi batandukanye koko bari bategereje umushyitsi w'imena umwuka rero uhari wabonaga ko hari imyiteguro dore ko hari n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bazaza ahangaha urabona ko ahangaha ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ubona ko imyiteguro irarimbanije nakubwira ko Rutikanga mu gihe iyi nama koko yamaze gutangira iyo ugeze nko mu mujyi wa Kigali ubona ko harimo imyiteguro myinshi cyane yaba ku batanga serivisi mu mahoteli yaba ku batanga serivisi zo kwakira abashyitsi bakuru urumva ni abashyitsi bagera hafi ku 6,000 ni abantu benshi cyane niyo mpamvu koko iyi myiteguro ahangaha imeze neza ndetse n'abatuye umujyi wa Kigali twarabibonye bariteguye cyane kumva abashyitsi bangana gutya baza kwitabira iyi nama urabona ko ni igikorwa cyiza cyane ubona ko abantu bose koko bakigize icyabo kumva iyi nama ya CHOGM iteranira hano mu Rwanda bari barayitegereje mu buryo butandukanye abaturage barashishikarijwe kunoza ikijyanye na serivisi ubona koko ari ikintu koko cyateguwe mu buryo bumeze neza yaba hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe urabona ko ni ibintu byiza cyane abantu kwitabira iyi nama baturutse mu bihugu bitandukanye urabona ko ni ikintu cyiza cyane Rutikanga. Mukanya wari ukomoje ku kijyanye n'ibiganiro bitandukanye bikomeje kubera muri Kigali nyine biri ku murongo w'inama ya CHOGM harimo wenda nk'amahuriro y'urubyiruko y'abagore y'ubucuruzi ubukungu muri rusange. Jean Paul ngira ngo mu gihe kitari kirekire nk'uko wabidusezeranyije tunabibona ku mashusho igikomangoma ubwo kiza kuba gikandagiye ku butaka bwa Kigali ngira ngo ijambo ni ryawe n'ubundi kugira ngo ukomeze uduhesho ngari iri aho ngaho ku kibuga cy'indege Turatsinze. Rutikanga koko nk'uko munabibona ubu ngubu igitegerejwe nuko urabona ko abayobozi batandukanye ubu ngubu barimo barerekeza aho indege ihagaze ubu ngubu bagiye kwakira iki gikomangoma Charles aho bagiye kumwakira ndetse aza guhita yerekezwa cyangwa se bahite bamujyana aho agomba kwakirirwa urumva koko ni umushyitsi ukomeye cyane inyuma yanjye indege irahari abayobozi yaba hano mu Rwanda abangaba bo muri ambasade y'Ubwongereza hano mu Rwanda urabona ko bose bategereje uyu mushyitsi w'imena icyo nakubwira nanone twakibutsa nuko nakwibutsa ko nko mu mwaka w'1971 nkuko nari nagarutse ku mateka y'iki gikomangoma Charles nyuma yo gusoza amasomo Charles yateye ikirenge mu cyase na sekuru n'abandi babanjirije ajya mu gisirikare kirwanira mu mazi yabanje gufata amasomo y'ibyumweru 6 mu ishuri rya gisirikare kirwanira mu mazi aricyo bita Royal Naval College riherereye mu gace ka Dartmouth mu mwaka w'1974 yabaye umupilote w'indege za kajugujugu
wujuje ibisabwa maze ahita yinjira muri batayo ya 845 y'ingabo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu bwato bwikorera indege. Urumva no umuntu koko ufite amateka akomeye cyane. Noneho rero kuba ageze hano mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, urumva koko ni ikintu gikomeye. Aje guhagararira mama we umubyara akaba n'umwamikazi w'Ubwongereza. Urumva ni ikintu koko ubona ko gikomeye. Biteganyijwe ko ari nawe uzamusimbura. Ubwo rero urumva ni umuntu ukomeye cyane. Kuba rero aje no kwitabira inama ya CHOGM ibera hano mu Rwanda, urumva koko ni ikintu koko umuntu yaha agaciro gakomeye cyane. Ni nayo mpamvu n'Abanyarwanda bavuga ngo kuba twakiriye ingeri z'abantu batandukanye, yaba abakuru b'ibihugu n'abahagarariza guverinoma, tukaba twakiriye igikomangoma, ubona ko ni ikintu Abanyarwanda baha agaciro. Bagiye basabwa ku kijyanye no kunoza serivisi zitandukanye, yaba abamahoteli. Twagiye tubona hano mu mujyi wa Kigali uburyo ibintu bishyushye, abantu bari muri za siporo zibita za Nightland. Twagiye tubona ahatandukanye aho uri gusanga abayobozi cyangwa se abaje kwitabira inama ya CHOGM barimo barajya kwidagadura, barimo barirwa mu biganiro, ariko byagera mu masaha ya nimugoroba hahandi baba bananiwe bakagenda bagakora za siporo. Urumva biri bya bindi bituma koko bamara n'igihe ahangaha mu mujyi wa Kigali basusurutsa umujyi wa Kigali. Ubona ko ari ibintu byiza cyane Rutikanga. Ubwo rero natwe turacyakomeje ahangaha mu bandi baje nakwibutsa ni ikintu cyiza cyane. Nakubwira ko mu bandi baje kwakira Prince harimo Minister harimo Minister ndashaka kukubwira, ndashaka no kongera kugaruka ko mu bandi baje kwakira iki gikoma harimo umunyamabanga wa leta, Minister of State muri Commonwealth. Ubwo ni mu bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Yego Jean Paul, cyiza cyane. Ubu ngubu bose bageze ahangaha. Turatsinze nibyo, ngira ngo ntibinoroshye gutegereza uyu mwanya wose aho ngaho. Hari byinshi kuri iki gikomangoma ngira ngo tugenda tunageza ku badukurikiye birebana n'iki gikomangoma kinaherutse kwakira abagize diaspora cyane cyane y'Abanyarwanda batuye mu Bwongereza, aho ari naho iki gikomangoma cyatangarije ko kizitabira iyi nama kikanahagararira umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Igikomangoma rero kikaba kiva mu ndege kigejeje i Kigali, kigiye gukandagira ku butaka bw'u Rwanda ku nshuro ye ya mbere. Akaba yari nabigarutseho mu musangiro aherutse kugirana na diaspora. Umwakiriye nk'uko mubikurikira kuri televiziyo ni ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda, Ambassador Johnston abanyacyubahiro batandukanye, ngira ngo barimo na Ambassador Johnston Businge ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bagiye kwakira iki gikomangoma Charles uhagarariye muri nama ya CHOGM umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Twababwira ko azanasura ibice bitandukanye by'igihugu, anaganira n'abarokotse jenoside babashije gutanga imbabazi, bakaba babana neza n'ababiciye. Ibi ni bimwe mu byamenyekanye mbere y'uko iki gikomangoma kigera hano mu Rwanda. Charles ubu ngubu ni ushinzwe Wales mu bwami bw'Ubwongereza, akaba azasimbura umwamikazi Elizabeth wa kabiri ku ngoma, akaba ari imfura ye nk'uko Turatsinze Jean Paul yabigarutseho. Jean Paul Turatsinze, niba ukitwumva, igikomangoma kimaze kugera mu Rwanda nk'uko mubibona, haragenda aganira na Ambassador Johnston Businge ndetse na Omar Dar, uyu ni ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda. Yamaze kuva Rutikanga, nakubwiraga ngo yakiriwe n'abayobozi batandukanye koko nk'uko wari ubivuze, harimo ambasaderi mu Bwongereza, ambasaderi w'Ubwongereza hano, ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza. Yego, ngira ngo tunabwira abadukurikiye ko yakiriwe noneho n'umuyobozi mukuru. Hariya kiriya cyumba batwerekaga baganagamo aba bayobozi baje kwakira iki gikomangoma, ni icyumba kigenewe kwakirirwamo abanyacyubahiro
abo ku rwego rwo hejuru, abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma, igikomangoma n'abandi bari kuri izo nzego, ari naho bagiye kumwakira mbere gato yo kugira ngo yerekeze, birumvikana aho azaba ari mu mujyi wa Kigali muri iyi nama CHOGM muri rusange. Jean Paul, turatsinze, twagana ku musozo. Rutikanga nibyo koko twagana ku musozo, ariko nari nakubwiye ko mu bandi bashyitsi, mu bandi bakiriye iki gikomangoma harimo umunyamabanga wa leta muri Commonwealth ariwe Rod Ahmed, nawe uje kwakira iki gikomangoma Charles. Nawe ubwo rero urabona ko inyuma yanjye indege iracyahari, ariko nyine urumva umushyitsi mukuru w'ime nawe bamaze kumwakira. Gusa ubona ko ari ibyishimo ku Rwanda, ni ibyishimo ku Banyarwanda kuba abashyitsi nk'aba b'imena baje kwitabira inama ya CHOGM. Hari icyo Abanyarwanda bazabyungukiramo, yaba mu kijyanye no gucuruza serivisi, yaba no mu kijyanye no kumenyekanisha igihugu, byaba mu bukerarugendo no mu zindi. Ndabona koko ni ikintu kizagaragaza isura nziza y'u Rwanda. Icyo Abanyarwanda bagiye basabwa, yaba bakora muri serivisi zitandukanye, bagiye basabwa kunoza serivisi. Rero urumva ni inyungu kuri bose. Ikijyanye n'isuku umujyi wariteguye, ikijyanye no kunoza serivisi bariteguye ku buryo ubona koko ari igikorwa cyiza cyane. Abantu bishimiye no kuba bakiriye igikomangoma cyamaze kugera, iki gikomangoma Charles wamaze kugera hano mu mujyi wa Kigali. Yego, ubwo urumva ko ni ibyishimo cyane. Ibyishimo. Jean Paul, turatsinze ndetse n'inzego zitandukanye hano mu tubyaye Rutikanga. Yego, turagushimiye cyane. Turatsinze Jean Paul. Yego, ndakumva Rutikanga. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Arakoze cyane mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze, wari uherereye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe mu muhango wo kwakira mu Rwanda igikomangoma cyitabiriye inama ya CHOGM muri rusange ikomeje kubera hano i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru. Turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe. Nitwa Paul Rutikanga, nifatanyije n'itsinda rigari kugira ngo amakuru abagereho 5 kuri 5. Mu izina ryabo bose reka nongere mbashimire, bifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda ikomeje kubageza.